kubyumva ibi ni iki kutari gusobanura ko Abakazana. Ibintu wakoze ubundi ibintu wakoze ni ubu iyi ni imeza wakoze irahengamye ubu se bwo yujuje mezi ibi ni byo nakubwiye kuko nari nakubwiye imeza ifite 85 kuri 80 none ndebe ariko se reba ibi n'aba yakoze kandi byose niwo bubiduteza uzirakomeye iranahenganiye byibuze oya giswe kibazo abo mutoki umunyeshuri kumikoro umunyeshuri se umunyeshuri ubwira ikintu kabiri gatatu metero nayazi ugomba metero nayazi tumusubize ku ishuri ajye kwiga metero ugomba kumwigisha ariko nawe waje ubizi wewe kandi mba namubwiye Kujya mu byo guhindura imyenda uyu mugabo ndatekereza amacuri yatekereza ate kuko muri ubuzima Ujye mvugisha ihembe se oya umwerekere neza hari uko mba ntakugize guhera mu gitondo hari icyo mba nakwereka ajya kwereka ibyo umubaza ikintu utazi ibyo manzi wakibazo yakwerekeye ibi bisenye dukora ibindi ibi ni ibintu we wabigira ikibazo ikintu utazi tumubaza wamubaza wabigira komeza akazi kandi kuba wafatira tukavuga ati irate n'iyi ngiyi birangana sibyo byiza ubu ntabwo wagereranya wowe kandi noneho nta kugereranya ufite metero ufite ikaramu ntabwo wize ugerageza ariko nk'umuntu uri ku ishuri ureka kwegera umwana akira ngaho ukomeza gisenye utangire bushyashya ukora ikintu gifite gahunda gusa aho ngahita hano rero yajya hose wagiye ugerageza
Kusema kwa watu kichara. Watuje kumuganga neza. Kwirirwa mwakoze gutegereza umwana wanyu rero turacyari kumwitaho sibyo ariko nyine kubera yuko umubiri we ufite imbaraga nkeya ntabwo ari nk'umuntu mukuru biragoranye ariko umumurira aza gukunda hanyuma papa we ninde uri mubyeyi we uri mama w'umuryango rero ahangaha murabizi yuko umuntu wahageze sibyo tumwitaho tugafatanya n'Imana akagarura ubuzima sibyo rero nimuhumure ntugire ikibazo twumva papa ntugire ikibazo umwana wanyu turamwitaho ariko nyine urabyumva yuko kuko ari umwana mbese ari muri kondisiyo itari nziza murihangana turakomeza tumurwaneho ariko umwana wanyu kubera umubiri we nyine nta mbaraga ufite ari muri koma ariko turakomeza tumwiteho ntugire ikibazo rwose Sister, bitika. Sister. Yewe mumufashe nawe mumuzane tumusuzume nta kibazo. Sister, amuka. Akazi ka hano kagoye nta kibazo mawe ujanze agakora rwose nta kibazo nanjye se ko ibyo byanzanye bigera turumana neza urabona nyine mpamvu ibintu byo kwimuka biragora cyane imyenda uyizinga byiza bose bahita mutasi Serine neza cyane
Killaman byagenze bite? Niwe numva umutwe umereye nabi mba ntameze neza biba ngombwa ko nanjye nabimanga. Natwe usanze turi kuzinga imyenda uribuka ko uyu munsi turi bwimuke? Yes turimuka nanjye ndabizi nahanyuze usanga bari gutera amarangi kuri plafo ariko bimeze neza. bigenze bite se? Umwana wanjye. Bigenze bite Teddy? Umwana wanjye. Dobaye iki umubyeyi? Kintu ndi kuri telefone hanze numvise asakuza. Sinzi nyine abantu. Nise ufite ikihe kibazo? Nanjye nigeze kugera nabonye nta kibazo. Sheri ni umukozi mushyashya nazanye. Nyine urabizi ko uriya mukozi twahoraga duserera nsuzugura. Niyo mpamvu rero namwirukanye nkazana. Uramwirukana? Namwirukanye. Niko se kubera icyo ukora ibintu utambwiye ni ukubera iki? Ariko be ntabwo byari ngombwa. Urabizi ko ubwo si urwacu se twese kandi urabizi ko ibintu by'abakozi n'iby'abagore nanze kubigushyiramo. Nta kibazo cyane. Sheri ntumwereke ibindi bintu dukora hariya mu kigo. Iyo twajyana oya nta kibazo wiretse tubanze tuzinge neza. Mumereze umwana wanjye. Tuza madamu tuza ihanganira umwana ari muri kondisiyo nziza ariko aramera neza sibyo? Abaganga bari kumwitaho. Ukomeze ubitekerezaho sibyo? Ihangane aramera neza humura. Reka nkuzanire amazi umwe hanyuma abashe gucura. Sawa Dr. Teddy. Ukomeze ubitekerezaho sibyo? Nanjye aho narindi hanze uzi ntabwo meze neza sibyo? Kandi wibuke ko hano turi kwa muganga hari abandi barwayi. Igitekerezo umuti. Humura naza kumera neza sibyo? Halo. Ego. Sawa. Ego nahageze ni kuri ahantu hari itara muhanda gutambika uvuye kwa maguru. Niho magaze neza. Kora kubona se. Sawa na gitambika. Sawa. Kandi uko nyine Urabishobora. ndi kugambura asaba ko ndi kugusuka. Usuka se noneho byo wabyigiye. Sore cy'ubuzima utakwigisha koko. Ariko byata. Nasha nabaye mugufi. Kuye. Nese ushaka komera gute? Bigira hiryo. Gutya. Yego.
icyuki cyanjye nyuma byose gute uba kuri icyuki wabikabirije nakabya kandi utekereza ko ari abakobwa benshi basa nawe ku isi bahari rumwe nta n'ubugira musa ubu ngubu uzengurutse muri iki gihugu cyose wabura umuntu usa nawe Imana yakuremye ari we wenyine kandi kuremera ngiyeho undi rero wabona n'ubundi ntabwo yaba ari uwanjye kandi ntabwo yaba ari mwiza nkawe kandi kumunda birangiza Every word from your lips is a promise so sweet. You're the symphony that makes me reba badata ugusenga wumva hano urabona aho uriye na ntabwo nakurengaye ariko naho urashoboye sinabonye umuporose nagikoze rimwe ukahita ubikoze ubwo yabikoza kuturikije kuki nyine umva mu rugo tugifite amafaranga nagiye kuvuga ngo navuye kuzana ifarini ahita akora capati nyine afata ifarini ashyiramo amagi ashyiramo utuvuta dushyushye n'amazi y'akazuyazi arabipondaponda akoramo capati noneho wowe yabisize aho ngaho aragiye umunsi ukurikiyeho yagiye ahantu aratinda nyine agakerererwa kandi ari twagiye gucura mu rugo n'abandi mu twaga turi kumwe rero usanga nanjye gukora capati gusa ngo ndi gukora capati ntabwo ibibazo uzikora ziba nziza se ziraribwa beshya barazimenya rero gukunda kandi ndamubeshya arasitetse kandi bagiye bishimye amafaranga ntaboneka nta kintu cyawe ubuzima twabayeho burahagije kugira ngo natwe duhindurirwe amateka ariko ni Imana izadufashe dukomeze dukundana no kudakundana numva binyuze njyewe se ntabwo n'ubwanyu guhinduka se kubera iki yadusenga Imana ibyo ntizabishyire kure yawe Chagi ni jina mu cyumba sindasubira kubona imihango bose tutumvise ni giki sindasubira kubona imihango nyine none ndikwiyumvira ko nshobora kuba nasamye umugabo ukomeye umbabarire Jesse ngiye kubahuka iyo warutse kuri umugabo ukomeye niwe ari kwemera kunsanga mu cumba aho nari nibere mvuye koga ukamanikisha akaguru ku ngufu none ndakubara ikibazo na wow ubikinye neza bosi ubu sinkira umukozi ngaha
ubu ngomba kwitwara nk'umuntu ufisanye igihango je nawe mbumviriza ndakubaza uriko urabikora wari wishimye rwose unezerewe umbarira reka ndakwishimisha ko umugore wanje yarananiye unyemereye noguha ibyiza nogufasha nyuma yaho ngo uri umugabo ukomeye utanguye guhunga inshingano tutaranamenya ko ari ninda kwera aho wamfashije